Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Abaramyi n'abahimbaza Imana mu materaniro kandi bose baje bumva bagira inshingano yo kuririmba ngiye kubaha ibizamini. Mbere yuko dukomeza ndifuza ngo mumbwire akamaro ko kuririmba mbere y'ijambo n'akamaro ko kuririmba nyuma y'ijambo. Rambura impamvu zitatu zijya zituma turirimba mbere yuko twumva ijambo, uburyo impamvu zituma turirimba nyuma yo kumva ijambo. Simwe muri mwasizoya ejo twavuganye turiko dusangura kuko twari dufite iyindi mirimo tujya gukora. Uyu munsi ni ukuveta turavanga bwije, ariko tutahavira kuko tuhagiye kuhamara umwanya gusa, turahavira kuko tuzaba tugeze ku ntego yagize. Bwana na asifiwe. Ejo twaravuze ngo titre y'ejo twaganiriye iki? Twaravuze ngo tubanze dukore umurimo w'Imana mbere yuko dukora imirimo y'Imana. Yego, kubanza gukora umurimo w'Imana mbere yuko dukora imirimo y'Imana. Twaravuze ngo gukora umurimo w'Imana ni iki? Niba mwakurikiye iyo ndirimbo Aline yabanje yavuze ngo ndakwizeye, Bibiliya ikatubwira ngo umurimo w'Imana ni uyu n'umwe gusa, ni ukwizera Yesu Kristo. Bwana na asifiwe. Ibyo twakora byose niba tutizeye uwo tubikorera tuba dukora gusa. Amin. Niyo mpamvu iyo tugeze mu materaniro mu ndirimbo zose ziririmba mbere yuko twumva ijambo ziba zifite intego zitatu. Intego ya mbere kuba ari ukwemera ikirere. Amina. Iyo turirimba tubishina dusimbuka tuba dufite isengesho mu mutima kuko kino kirere gifite nyiracyo. Halo, Amanifesti igice cya 6 n'umurongo wa 10 harabantu mutwara indwara zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe guhagarara umunsi mubi, ngo kuko tudakirana n'abafite, ngo ariko dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Umenye guverinoma ya Satani uteye buri hantu hose haba hari umutware waho. Wa mutware waho abashinzwe ibintu byose bya kiroho biraho ngaho muri buzamahoro. Sawa? Buri kirere cyose ahantu hose hari amatorero haba hariho ubwami bw'ikirere bubuza iterambere ry'itorero, bubuza abantu kumva, bubuza abantu kugira icyo batahana. Niyo mpamvu turirimba kugira ngo dukure tweyireho ikirere, ahasigaye dutaramire ijuru ry'ijuru. Amen. Haleluya. Nta kiba mu isi kibi kibaho ko gutaramira munsi y'ijuru ry'inzi. Impamvu ya kabiri kuba ari ugutakaza amateraniro. Uretse ikirere gusa, amateraniro ubwayo hari abaje barwanye mu mitima, hari abaje barakaye, hari abaje bafite ibibazo bitandukanye, akaza gusa kwa sababu tunaenda, kwa sababu tuna mikutano, kwa sababu hari n'abaza badasigara abandi baje. Yego, kugira rero ngo habanze heyuke ibyo biri mu mitima y'abantu ibibuza abantu guhura n'Imana. Iyo baririmbye ngo ndakwizeye, haleluya, ngo ndakwizeye, ni anesthesi. Amen. Anesthesi spirituelle. Abyumva?
iyo baza kubagura kuko bazabanza kumutera wa muti ni ukugira ngo atumva haro baje badutera anestesi y'ibyiringiro mu ndirimbo akaba ngo nuko ndafite ibyo ndya none reka mbibaze data nintaha ndabibona nubwo uyu munsi bitagenda n'ejo bizagenda wana natukuzwe cya gatatu abari preparation individuelle kwari kugutera tushobora gutegura abandi mu bateguye amina amina wawiteguye ubwawe kugira ngo ubere umugisha gutera iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana rero turirimba kandi twishe ku mpamvu zibiri impamvu ya mbere ni uko tuba tukurira Imana ubwatsi kugira ngo kuko twamenye icyo Imana idushaka amina nta kindi cyatuzanye twari twagira twaje gushaka ubushake bw'Imana iyo tumaze kumenya amina iyi mpamvu ya kabiri urabona iyo muzi abahinzi iyo bariko batera imbuto aza akora ibikorwa bibiri igikorwa cya mbere aza kubita isuka agashyiramo imbuto na nyuma yaho akagira indirimbo ya nyuma rero uje usubizaho igitaka uzusubizaho ubuntu bw'Imana ukamera nka kwa kundi wa mubibyi ngo wabonye izahabu waraza arafukira arayade azorosa wasigara agenda guhisha ibyo yarafite byose kugira ngo ya zahabu iriye iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana ry'izahabu urigira ibyawe individuel niba ari ikibari byareshe niba ari ikibyayuriye niba ari ikirayuriye urarifurira nk'ibyawe ukaritwara nk'impamba yawe izaguherekeza n'izisigaje amina nk'uko twahoze tuganira kuva kare uyu munsi reka tuganire amagambo Imana yansize ku mutima wa musore udusomera Bibiliya arahehe turasoma ibice bibiri gusa turasoma Zaburi ya 11 n'umurongo wa 3 Zaburi ya 11 n'umurongo ugira 3 niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki ni umurongo wenyine gusa aravuga ngo subiramo niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki Yahishuwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 Yahishuwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 1 tugeze ku wa 6 wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri indwi aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nubwo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi yuba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ibisigaye bigiye yuba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba amaso zaza nk'umujura nawe tuzamenya igihe zagutungurira amen naza kumfasha amagambo tuzakuganira uyu munsi turaganira autopsie d'une église morte na chirurgie d'une église malade naza kumfasha no kubaga itorero ryapfuye no kubaga itorero rirwaye chirurgie na autopsie isomo ryacu riribanda kuri ayo magambo atatu ijambo rya autopsie ijambo rya chirurgie n'ijambo ry'itorero kuko tumaze iminsi turiko tuganira hejuru y'itorero turagerageza gukora enrevi turagerageza kugaruka gusubiramo kureba uko itorero rihagaze uyu munsi turebe uko ryatangije tuje kureba naho ryerekeye
kuko ibyo turi ko dukora byose uyu munsi intego ni imwe, ni ukugira ngo dutegure itorero Kristo nyiraryo azaza kujyana. Bavandimwe, dufite ikibazo muri iyi minsi ku buryo inyigisho zacu zibanda kuri nakwita ngo ni prosperity, zibanda ku byo tureba, zibanda ku byo twumva, ariko itorero rirasa n'iryibagiwe inshingano ryayo, kuko itorero rigomba kwitegura mu byange mu byemere Yesu azagaruka. Dushake, twubake, dutunge, tube ba bishopu, twubake amatorero manini, Yesu azagaruka. Amina. Uko intego y'itorero ni uko Kristo agaruka. Hamwe n'iki hari ijambo twavuze n'amagambo abiri, niba hari umuntu ugize iby'ikiganga yagufasha cyane vuba. Hariho amagambo abiri twasomye, ijambo mu gifaransa bazabita ngo ni autopsie, n'iryo bazabita ngo ni chirurgie. Nawe wadufasha ugize ikiganga nawe. Abize ikiganga bajya babaga uburyo bubiri. Umurwayi iyo yagiye ku bitaro yamara gushika akarwara, azajya gusuzumwa, bakajya gusuzuma, bakajya kumenya indwara yarwaye. Iyo umuntu arwaye bamujyana ku bitaro, aje verifete, bashyika mu bitaro rero akavuga, akabwira wa muganga wamwakiriye, akamubwira ikibazo afite. Yego yaribwa mu mutwe, yaribwa mu mugongo, yaribwa hehe, kuko abarwaye aho ngaho bahita muri laboratwari. Noneho iyo bikunze bamukuraho bakaguha agapapuro, bakakubwira ngo jya hariya hantu. Hahandi ugiye niho bajya bagusuzuma, bagasuzuma indwara ku gapapuro wajyanye, bakagusuzuma bikurikiranye n'ibyo wavuze. Halo. Okay. Noneho rero bamara kubashyika bagasuzuma, bakamenya indwara urwaye iyo ariyo. Iyo bamaze kwibona bagutuma hehe? Bagutuma hehe? Turi kumwe tuganire muri cyo. Iyo uvuye mbere ushikira muri reception, sibyo? Wamara gushika bakakwakira. Amara kukwakira bakaguha nimero n'ibindi byose, baba bariko baguha inzira yo kugira ngo ubone kujya kwivuza. Wamara rero gukora ibisabwa byabo, niba ufite za mituweli, niba ntabishaka, warangiza bakakujyana aho muganga asuzumira. Si byose wamara gushika ukirondora, ukimenya inda, ukavuga ibibazo byose ufite, si byo? Wawe wabibwiye niba uzi gupima. Uzishika ukavuga, warangiza nawe akagira ate, akagutuma ku bahanga bayandwara wavuze. Wamara gushika rero akagusuzuma, agasuzuma abandi nk'abamukecuru arena, azavuga n'izindi azavuga n'izindi zimwe z'amakunyange, akavuga n'izindi z'umukecuru, akavuga n'izindi mbodayo mbona hanyine aharambitse urutoki wose kama babona hari n'ubwo hatari ko hamwe. Noneho rero barangiza kumusuzuma bakamwohereza ahandi. Harya bamwohereza ahandi ni ukugira gute? Bamwohereza muri hehe? Bamwohereza muri farumasi akajya kugura imiti. Uyu yamupimye, narangiza kumupima bamujyana muri farumasi, namara gushika farumasi agura imiti, narangiza ayitware agende aje kwivuza. Turi kumwe namwe? Noneho rero hakaba n'ubundi buryo umuntu aje agenda, ukajyana umuntu wawe, wamara kumushyira ku bitaro, mu muntu akarwara, ejo bakaguhamagara bati yamanitse inkweto. C'est normal. Agapfa. Yamara gupfa rero, kuko turi mu kizungu, icyo bashakisha cyambere kumenya, ntibashobora kumujyana rangata, ntibashobora kumuhamba bataragira gute, bataramenya. None se aramusuzumira iki kandi yapfuye? Kuko bamusuzuma kandi yapfuye, tutarengeza tukajya gushingwa rangata. Ejo kuko tuba tubasaba
n'abandi basigaye batazishwa nayo. Amina. Amina. Twasomye amagambo y'Imana yatubwiye ngo amina, yatubwiye ngo bafite amazina yo kuba bariho ariko barapfuye. Amina. Hepfo yaho haravuga ngo zigama komeza ibisigaye bitarapfa. Uvuga ngo hariho gusuzuma ibisigaye bitarapfa, hakaba no gusuzuma ibyapfuye ngo tumenye ibyapfuye. Amina. Muri iyi minsi dufite indwara nyinshi, muri iyi minsi dufite impfu z'uburyo butandukanye kandi zigenda zitungurana, n'impfu uko zigenda ziboneka mu buryo bwo mu mubiri n'izo mu mwuka ariko zigenda ziboneka. Abantu bari gukenyuka mu mwuka ye, hari ubukenya buteye ubwo nta bantu bagipfira imyaka. N'iki cyabaye ni uko itorero rigomba kubanza gusuzumwa tukamenya icyorezo cyatumaze. Haleluya. Tukamenya icyorezo cyatumaze. Abantu bari mu gupfa bakiri abana, abantu bari mu gupfa bakiri abasore. Bibiliya ivuga ngo mugomba kugira imyaka myinshi yo kubaho. Nta wagenewe gukenyuka mu by'umwuka. Sifa kwake Mungu we, ariko tujizamira. Abantu benshi baba bari kukwisha mu buryo bw'umwuka. Bibiliya irambwira ngo aburiya mukobwa azamparisha mu mutwe n'amanuka napfuye ari uzowamparisha wa mwana w'umukobwa agatuma nyine ntavuga arabikoze. Itorero rya Kristo twatangije ejo bundi turiko tuvuga yuko ryaremwe Yesu Kristo ari itorero rye, yahagaze i Golgotha arahaguruka arahamagara ngo urushye wese n'uremerewe nagira ate naze asange ndamuruhura. Abasanze Kristo yose bari barushe kandi bari baremerewe. Igituma tugenda kwikorera imizigo yacu twayigumanye nuko tutigeze iturusha kandi nuko itigeze turemerewe. Amina. Nta muntu batuwe ibyari biremerereye ngo aze yongera abyisubize. Bibiliya tubwira ngo ateze amaboko hano i Golgotha ahamagara abari baturutse hirya no hino hose, araza abahuriza hano ku musaraba ngo amere kubashyitsa hano bose ababyarira ahangaha. Bibiliya ivuga ngo twabyawe n'imbuto itabora, twabyawe n'ijambo rya Kristo. Uwamwumvise wese haleluya haleluya aramusanga. Amaze kumusanga mutura imitwaro, niyo hantu azaturira ibirago dutura imitwaro yari yego. Atubyarira i Golgotha ngo amere kutubyarira ahangaha, abona kutujyana hariya mu maternite y'agakiza, mu maternite y'ubugingo. Wafata umwana yatuzana mu nzu yayo aturereramo. Amina. Amina. Bibiliya ivuga hano siho babyarira. Ndarepeta, ntabwo tubyarira, ntabwo abakristo bakirizwa mu rusengero yewe baza bakijijwe. Niki cyatugoye nuko abantu bari gushakira agakiza mu rusengero. Mu rusengero ntihaba agakiza yewe, mu rusengero bahanana bakijijwe. Sifa kwake Mungu. Ndio mpamvu abantu barongera mu rusengero kuko batabusize i Golgotha. Niyo mpamvu uri mu gusanga abantu basabanira mu rusengero nuko batabusize i Golgotha. Niyo mpamvu turwanya ubuyobozi. Amen. Agakiza ntigashakirwa mu rusengero, ahubwo tuza gukomezwa n'agakiza mu rusengero. Amina. Pawulo yaravuze ngo muri bo benshi ngo ni babandi n'ababwiye nira, ngo ni babandi baje rwihishwa, baje gutata umudendezo, abaje gutata ubushobozi, abaje gutata ubuyobozi, abaje babazanywe n'irari ryabo, nibo babandi bibirirwa ngo ntibakajibete bakajishobeka, babandi usanga turi kumwe kandi tutabana. Alo, utazi uko yaje, utazi uko yije. Bibiliya irambwira ngo abo ngabo bose, abo Yesu yahamagaye bose atangira kubarera, arabarera ahera ku muntu wa nyuma, ahera
amina abo ni abaje ntacyo bafite ariko abazanye ubucakura abinjijanye ubucakura abinjiye batanyuze mu irembo ry'agakiza abinjiye batanyuze mu irembo riratukiwe badevelopa ubucakura Bibiliya irabanga bamaze kugera aho arabarema arabazamu ngo amaze kuko muri Mariko 3:13 harabanga ngo mubahama ngo nahamagaye bose ngo nzabana nkabiyegereza namara kubiyegereza ngo nkabamurikaho umucyo wanjye ngo bigatuma bahindukira bagasa nanjye amina none bamaze gusa nawe bararefureta bwa bwiza aho basohokeye bose bakajyana wa mucyo abawubonye bose bagahindukira bagasa nawe kuki abantu kuko abatubwiriza tudasa nabo mugabo kuko abatubwiriza ngo abapasiteri badasa natwe nuko natwe nta kiturimo ntacyo babona kuko Bibiliya avuga ngo uko mukomeza kwegera Kristo muzafata indorerwamo uko ukomeza kuyirebamo niko wa mucyo w'indorerwamo uhindukira ukakureba wowe iyo umaze kukureba wowe ubwawe iyo wirebye mu ndorerwamo usanga yandorerwamo amena itorero rya Kristo kuva nyiraryo arisize kuva nyiraryo amaze kuryirata Igorigota kuva nyiraryo amaze kurirema Igorigota Bibiliya irambwira ngo uhereye uwo munsi abigishwa bose bari bahagarariye ku maguru ane munyumve neza icyari cyatumye itorero rikomeza number 1 ngo bose babaga hamwe bose basangiraga ibyabo bose barababariranaga bose ntibavanguraga kuko umuntu yahamagawe hariya aba hariya ari umusama aba hariya ari umusita aba hariya ari umuhitira aba hariya ari umuhinda Bibiliya kugira ngo abo bose bamaze guhurwa ngo ntibaba bakibarwaho abasekuruza ntibaba bakibarwa iyo baturuka ngo kuko abaremwe bose babaye iharemye ibya kera yabishize bose bakaba babaye iharemwe n'iryari wabaye icyaremwe gishya n'iryari watandukanye n'ubusinzira bw'uwanyu wahamagaye ugira ngo ahayo n'ubu karacyariho wahamagaye ukibeshya n'ubu uracyabeshya sizi kuri iyi ari mbizi kera ariko byarashize ndavuga amagambo atanu bihuta cyane ndavuga inkomoko y'itorero ngo maze kubivuga ndaza kuvuga nuko ryakomeje no kwaguka rikwira ku isi amaze igiye kuvuga uburyo ryarwaye virusi y'itorero aho yaturutse Bibiliya irambwira ngo bamaze kwicara Yesu aganira nabo ku munsi wa nyuma hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu mwaka 33 ndibuka neza ku minsi 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 33 Yesu yamanitse ku musozi wa Elayono ari kumwe n'abigishwa be aramanuka ngo bajya kwinjira i Yerusalemu Bibiliya irambwira ngo abantu bose bazana amashami y'imikindo baraza baramubwira ngo Hoziyana uje mu izina rya Yesu bigeze bukeye bwaho ngo arazamuka asubira i Betaniya nimugoroba bukeye yazindutse mu gitondo yarakigize yanzira i Betaniya ngo anyura mu yindi nzira y'ukatiriza ahasitse babona umutini utoshe kuko umutini wagombaga kubanza imbuto ukabona kugira ibibabi byo kwikira za mbuto turikumwe ariko Yesu abonye wa mutini ngo abona ibibabi byinshi yibwira yuko muri principe cyangwa mu mahame y'igiti icyo giti nticyagombaga kugira ibibabi kitaragira imbuto ariko abantu basikabona abona ibibabi yibwira yuko cyeze ni turi kwerekana ibibabi ariko nta mbuto zibiri kerekana imisaraba ko twambaye turi abishopu ba arikibishopu turi abadogiteri turi abaki ariko bakurikirana imirimo yacu bakurikirana ibyo tuvuga
Bibiliya irambwira ngo bukeye bwaho uwo munsi amaze kuvuma cya giti cy'umutini aramanuka yinjira mu rusengero asanga bariko baracururizamo bose arababwira ngo nimusohoke ngo kuko inzu ya data igomba kuba inzu yo gusengerwamo ariko si inzu yo gucururizamo. Amaze kubata hanze bose Bibiliya irambwira ngo abigishwa baramuzana baramwereka murabona urusengero rwacu burya ari rwiza, bararuzenguruka kuko Isirayeli cyangwa Abayisirayeli biratanaga ibintu bitatu. Biratanaga izina ry'uko ari Umusirayeli, akiratana urusengero rwa Yerusalemu, akirutana n'umujyi wabo. Noneho abiberetse baramubwira arababwira ngo ibi munyeretse sibyo biratana, bati yego. Ati ubwo mubibonye bimeze gutya, arababwira ngo mu minsi igiye kuzaza nta buye rizasigara rigeretse hejuru y'irindi ngo kuko byose bizasenyuka. Ariko aba bateye ikibazo. Bibiliya irambwira ngo basohokera mu irembo ry'Iburasirazuba yegeranye n'irembo ry'amafarashi, baramanuka bika muri mu kagezi ka Kidoni. Hari mu kwezi kwa kane nta mazi yari ahari, bambuka n'amaguru bambuka ku musozi wa Elayono, barazamuka bageze hagati y'umusozi aricara. Bamaze kwicara baramubaza ngo ese ibi ngibi watubwiye bizaba ryari? Kugaruka kwawe bizaba ryari? N'impera y'isi izaba ryari? Yesu arengeza amagambo ari muri Matayo 24 na 25, ababwira ibimenyetso, arababwira ngo ibi byose muri ko mubona nanjye ubwanjye simbizi keretse data nyiribihe niwe mubizi. Twije muri teoloji twakubaza ngo ese Yesu ni ukuri yabayeho ntabyo azi? Kwavuga ngo data niwe ubizi nawe niwe ntacyo yari azi? Iby'ukuri ntacyo yari azi mu gihe ari mu mubiri. Kuko yaje ari mu mubiri akaza ari no mu mwuka. Mu gihe wamubazaga ikibazo ari mu mubiri yakubwiraga ko nawe atakizi, yari afite limite de connaissance. Arababwira ngo nanjye ubwanjye ntabyo nzi ngo keretse data wo mu ijuru wenyine niwe uzi. Ngo ariko icyo nzi ni kimwe, ngo nuko icyo gihe nicyegereza hazabaho ibimenyetso bigaragaza yuko ngiye kugaruka. Ababwira ibimenyetso byose ngo arangize kubabwira ngo abona ko basa nuko babaye nuko bameze. Arababwira ngo nimuhumure ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Bibiliya irambwira ngo amara nabo iminsi 40, nihuta cyane, amara nabo iminsi 40 ngo ababwira iby'ubwami bw'Imana. Habaye mu gitondo kare abigishwa bari bazi neza yuko ubwami bw'Imana bugiye kuza, hagiye kuba kudeta, bagiye gutwara kwirukana abaroma bari barabahaje, bagiye kuba mu bwami. Mu gitondo kare kare Yesu arababwira ati muhore tugende. Banyura nanone ya nzira banyuzemo bajya ku musozi wa Elayono hejuru. Bati uko bari ko bazamuka ba Petero bakundaga icyubahiro aramwegera aramubwira ngo mutware, iki nicyo gihe ugiye kugarurira Isirayeli ubwami bwabo. Ntabwo bari bafite inyota y'ubwami bwa Isirayeli, bari bafite inyota y'imyanda. Uyu munsi tumaze icyumweru hano turiko bihugura abantu suko bafite inyota yo kuba abayobozi wa mugabo we. Ntabwo bafite inyota yo kuyobora ubwami bw'Imana, bafite inyota yo kwitwa amazina. Abantu ntibashaka kwamamaza ubwami bw'Imana, barashaka kwitwa amazina. Yesu arababwira ngo sinjanye kumenya ibihe n'iminsi. Amina. Sinjanye kumenya ibihe n'iminsi, ngo ariko yego bari icyo mukeneye kumenya ni kimwe. Ni igihe bicyakora muzahabwa imbaraga, uwo mwuka nabamanuke nibwo muzaba abagabo bo kumva. Uhereye uwo munsi bamanuka bafite imbaraga ariko bafite ubwoba. Kugira imbaraga yewe si ukutagira ubwoba. Baramanuka bafite ubwoba, binjira mu cyumba cyo hejuru bahamara nk'iminsi 10. Ku munsi wa 10 umwuka wera uramanuka, amasezerano yari yabahaye, ijuru rirakinguka, bavuga kundi mishya, batangira kujya hanze bavuga ku mugaragaro. Babandi bari bafite bwa bwoba burashira, ahasigaye baja ku misozi amagambo yabo. Bibiliya irambwira ngo uhereye uwo munsi banyuze igicucu cyabo kigakiza abarwayi. Baba batavuze impamvu ituma itorero ryasubiye inyuma, impamvu itorero rituma ryarapfuye. Ntaho amateraniro yoba nk'aya ngaya, nta ndirimbo nk'izi, nta byishimo nk'ibi byatuma dutaha abarwayi bagataha kandi bagataha. Kuko birema ngo aho bateraniraga hose ngo habaga igishitsi cyinshi, Imana ikongera. Yakoraga ibintu bitatu, sifa kwake Mungu. Icya mbere Imana yongeraga abakizo n'ibyari byose gukora abakizo. Bazatuzwa se tutababwira. Nuko twabategeye mu nzu, twabategeye mu gakiza aho bataraza. Turabategeye
Israeli, idini rya Gisirayeli ryari idini rya bose. Ushaka agakiza abasange, ni ukuvuga ngo umuntu wese abashaka agakiza niwe wavagayo yari akabasanga. Yesu Kristo ngo ahindura amategeko, ni twebwe nimugende mubasange iyo bari. Ariko twagumye mu idini ry'abayuda, tugomba kuvuga ubutumwa. Amina. Abantu bakabumva bakabisanga, kuko twitunze ntitugikunda ubuzima bw'abandi bantu, ariko abakunda ubugingo bwabo ntibashobora kunezerwa n'uko abandi bariko barimo. Amina. Barahaguruka baja kuvuga ubutumwa. Bibiliya irabwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo umwuka wera wamaze kubamanukira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo baba abagabo bo guhamya, ubwoba burashira. Barahaguruka bavuga badafite ubwoba. Disikuru zabo za Petero yarahagaze akaza aratunga intoki, babandi bishe Yesu arababwira ngo ni mwebwe mwamwishe, mbona ko Imana yo mu ijuru yaramuzuye. Akavuga adafite ubwoba, yajya kurangiza abantu 5,000. Yajya kurangiza abantu 5,000. Sifa kwake Mungu. Amen. Igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, Bibiliya irambwira ngo bamaze kuzura umwuka wera bavuga indimi nshya, atari za ndimi za turatuvuga. Bavuga indimi nshya amoko 16 yari ateraniye aho ngaho, ngo buri muntu akaza yumva bavuga mu izina rye, buri muntu akaza yumva bavuga mu ijwi rye. Kera gatisha katizi murenge n'abagabo umwe n'abasaza, mwajyaga mwumva abantu bavuga ku ndimi, abanorveje bateranye bakaza bakabisobanura. Ni ryari muherutse kumva ibi atari za ndimi zo kwigananza hariho ururimi original. Bwana natukuzwe. Reka dusubira ku isoko yewe, dusubira twabaga, dusubira abamama baturereye, dusubira abadata baturereye. Igice cya gatatu ntabuzuye umwuka wera, ubumuga buzabahagarara imbere. Birangira ngo bagarukana abagabo babiri baraza bagera ku rusengero rwiza, ngo bakihagera bagiturukaho abadayimoni batangira gushya ubwoba. Ntabwo ari twebwe dushya ubwoba imbere y'abadayimoni. Amina. Sino kubasengera ahari presence y'Imana. Haleluya. Amateraniro yacu nta mbaraga afite urusaku gusa. Amateraniro yacu afite urusaku, ntafite imbaraga z'umwuka wera. Bibiliya tujya mu gice cya gatatu, ibimuga birahaguruka. Sifa kwake Mungu. Igice cya kane ingaruka zo guhagarara, ingaruka zo gukora ibitangaza barabafunga. Bibiliya irambwira ngo abamwizeye bose ngo ntibamwizeye kugira ngo bagire amahoro gusa, bamwizeye kugira ngo banababazwe kubwe. Amina. Bibiliya irambwira ngo Paulo Petero ngo bavuga ubutumwa bwiza bamaze guhagurutsa ikirema. Abantu b'abayuda bari aho ngaho ntibanezezwa n'uko ikirema cyahagurutse, bababazwa n'uko atari bo babikoze. Ngiki cyakwishe mwana waje n'uko abantu batari kunezezwa n'imirimo y'Imana ikorerwa mu bana. Elisha arashaka ngo abe bishopu, abe apotre, abe umudiyakoni, abe umusenzi, wowe uzabishobora. Halo. Babonye ubushizi bw'abana bwa barabafata babajyana muri prison. Narahumiwe. Barabanga banezezwa nuko babajyanye muri prison, ngo kuko batabajyanye yuko hari ibyaha abakoze, ahubwo bishimira kuko ngo bagiye kwamamaza wawe ni batari babona umwanya wo kuvuga. Haleluya. Bamaze gushika muri prison barabanga ngo twebwe wabikoze ni wa wundi mwishi, ni wa wundi Imana Yesu, ngo kandi ikimenyetso ni iki ngiki, ngo nuko kugeza na hano duhagaze barahari, ngo bagira ngo baramuvuga imbaraga z'Imana ziramanuka we. Sifa kwake Mungu. Ati musohoke mwashanome, musohoke mutatuzanira igihe utarabisha no ry'isi. Haleluya. Ugomba kubisha no mwisi. Babata muri prison. Gitangaje mu gitondo babasanga mu rusengero. Babashyize muri prison barafunze, ariko mu gitondo babasanga mu rusengero. Igice cya gatanu umwuka wera icyo gihe
yarazi kuvangura akamenya wazanye ibiheko n'uwazanye amata n'uwazanye amavuta. Ananiya na Safira baraza bahagarara mu kanwa mu gitabo cy'imigani hakaba urabikorera nkakwihora ukagira ngo uzanye nawe. Arina baraza biyegereje baravuga bati twawujije isambu yacu twabonye abandi babikora natwe twabikoze. Haleluya amina. Ngibi turabizanye. Petero ntiyareba ibyo bazanye areba impamvu yatumye babizana. Ntabwo turabanywe, ntabwo tureba ibyo mu dukuru, ntidutegereje tureba ibyo abantu bazana. Imana yo mu ijuru ntizireba impamvu zatumye tubitunga. Imana ntizireba uko turi ko tujida, izireba impamvu yaduteye. Bwana nasifiwe. Kandi numvise wa musore wari kuturira ibishaka aravuga badije sha nuko murashemera ko muri badije ejo ndabivuga kuyaho twamuka rero wo kwishyira hejuru wamuko wo gukora ibyo tutazi. Narababwiye ngo DJ ni ururimi rw'icyongereza bivuga ngo disco joka. Ni umubyinnyi wa disco, ni umubyinnyi wo mu kabari. Igihe uzemera kwitwa wa disco uzaba uriho umwuka wo mu kabari. Hosea aravuga ngo my people perish, ubwoko bwanjye burimbuwe no. Mwakoze iki Ananiya? Kandi gitangaje umwuka aramubembereza. Ni ibingibi mwagurishije? Yego. Wowe n'umugore wawe? Yego. Ntibahavuye bombi barapfuye. Bari gusangira nabo muri kabo muri gusangira n'umugore kuroba. Umugabo n'umugore wawe mwebe mukijira hasi mukagurisha ifura yawe mu gihugu. Narababwiye ngo umunsi muzuva ukavoma na roze muzabice mu gihugu. Amina. Impamvu yatumye bazana abadiyakoni. Buri muntu wese yashakaga kuba umuririmbyi, buri muntu wese agashaka kuba umuvugabutumwa, ariko Satani yinjiza mu bwenge bwayo kugira ngo hagire abibagirana mu igaburo rya buri munsi, ngo kugira ngo abone uko arangaza ijambo ry'Imana reke kuvuga. Murebe na muri no misi ya none turi mu gufata isaha zitatu zine turiko turamya, ariko tukaburiza tugafata iminota 30 yo kuvuga ijambo. Iyo ni systeme satanique. Yani ni systeme satanique. Nababwiye ngo turirimba turiko dutegura imitima yacu kugira ngo twumve. Amina. Ijambo rigomba kuba prioritaire mu materaniro. Ijambo rigomba kuba prioritaire mu materaniro. Amina. Igihe bakubesha ngo yango turirimba ngo tuba tuvuga n'ubutumwa. Kuririmba in short no kuvuga ubutumwa wote short. Hallelujah. Hallelujah. Usakongane gimitwe, ugana kubuhungu bafatire mu mitwe, nibamara babahuza imitwe, ngo yego, ngo pastor ngo babarira ngo umujama wanje. Nisubira mawo. Waramwiza kabiri. Naho ubaje mu pastor umwe. Abasore baranezerwa bakamutra munanira tugiye kugira ugende hanze. Ngo nyura muri dingo nyura muri. Ngo nyura muri do y'urusengero. Ngo ni kwimana gusa imana ntabwo nyura muri do. Israel kuja muri Amerika niyo kugira muri. Elisha wadaka. Tanzania ya kuja muri Amerika ba muri do. Yesu aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwizeye nta
neza yego ijoro ry'ejo hariho mu saa cyenda n'igice kurikirana abanyeshuri banje bagiye hanze umwe muri bo yakabwiriza ikijwi cyabaye kinini n'ikirusi cyabaye kinini yarari yarahaga mara nka minota 30 ndiko nibaza ngo kuki uyu nguyu yagiye jewe singi nije wamwigishije ni mujewe ni umudokiteri ni waracyari wamukembereza nibaza pourquoi ariko kimana ishaka sukuja muri Amerika umva icyo nifuza ego usije muri gakondo ya fanya kusabu tukuma wiki sio sana kama muntu uzashika mu joro tabanje kugira muri gakondo ya nabye tuva nabi abayisirayeli ko bari bangana ntabwo umwana yigeze yemera kumahembe padasi atarasiwe wabo gakondo yawe ugomba byanga byakunda ushobora kudasubirayo ariko ukayitera inkunga imitwe gusa ngo murasenga mufite amafaranga ntimuyohereze umuntu utagira ishyaka ry'iwawe ni igipfu tazaja mu juru mukuri kw'Imana Bibiliya irambwira ngo ntabwo ubwami bw'Imana buza ngo buri muntu atarasubira iwabo Imana ihagurutsa abadiyakoni abadiyakoni barahaguruka bavuga ubutumwa bwiza Petero arababwira ngo ntabwo tuzarekera kuvuga ubutumwa bwiza bwo kugabura imitsima gusa aravuga ngo mufate bamwe bareba imitsima abandi bareba ubutumwa bwiza amina umudiyakoni ntabwo ari icyaha kuba umudiyakoni si titire yo hasi aba ntacyo baturusha halo twese turakorera Imana bamwe baje saa 3 abandi baza saa 4 abandi baza saa 9 abandi baza saa 10 bose bahawe idenariyo imwe waduhamagaye twe wahamagaye Elisha pastor bishop archbishop yaramubwiye ngo nzamuhemba ubugingo bwawe wahamagaye Imana ngo babariri icyo bakubwiye ni iki ni ubugingo uhoraho wahamagaye kavomo Mungu nababwiye hano Mungu asigaye amezi 3 gusa ngo nangize doctora ya kabiri nikorere ibiki hano niya gatatu niya kane niya gatanu haba yuko nobwira 10 isezerano niwe gusa n'ubugingo buhoraho Bwana na asifiwe na mukuru mu nzu y'Imana twese dukorera data wa twese igihembo ni kimwe ahubwo nahunu abantu bari mufaka kwirohereza bakemera gukora ibintu bikomeye muzaba nabije bazabaza imitwe y'abantu twese ushake mwitegura uruganda rwaje wayoboye atabishaka wayoboye ingufu wayoboye kubera ifaranga wayoboye kubera amashuri wayoboye kubera mu gice cya kabiri cyakoze n'ubu tubona abagabo bahaguruka bakavuga Yesu ko ari umwami amina tugeze igihe babaca ibihambo kandi cyantangaje ntabwo ari abapasitori bacu ibihambo ntabwo ari abadiyakoni ntabwo ari ba archbishop ni abadiyakoni urabyumva ko muri ba bandi barindwi batowe hanze umugabo witwa Stefano abari uwa mbere ngo bamuzane ahaguruka mu mwuka wera n'amuzabiranye kuko Bibiliya irambwira ngo bamaze kumutoranya ngo yari yuzuye umwuka wera ngo n'ubuntu bw'Imana bwari hejuru ariko ntibavuze ngo ba bishop bari bafite umwuka wera n'ubuntu bwari hejuru yabo uko bwaba hejuru yabo niko bwaba no kuri bari amina arahaguruka arababwira ngo mwabadakebwa n'imitima kuko icyo gihe ntibari bagikebwa ku mibiri bari basigaye bakebwa mu mitima arababwira ngo mwabadakebwa imitima muzageza ryari kutumvira ibahamagara muzageza ryari gupfusha ubusa ubuntu bw'Imana aravuga ngo iyo ngiyo yampamagaye ngo iyo ngiyo niyo mbabwira ngo kandi yiteguye gucira urubanza uwo ari we wese ngo bazabirangwa bose icyarimwe sinzi aho bari nimba hari ku musozi hari amabuye ngo bayatorera icyarimwe barayamutera amina ngo
haleluya haleluya mwabona data mu ijuru mwabona ijuru rirakingutse rimara gukinguka mwabona umwana w'Imana we yicaye ku ntebe ariko ntiyamubona yicaye Bibiliya iratubwira ngo ari mu ijuru yicaye iruhande rwasa gusabira ariko uwo munsi kuko yari ijuru ryariteguye kwakira umugaragu wa ijuru rirahaguruka ryose Bibiliya iravuga ngo abona ijuru rikinguka ngo abona n'umwana w'Imana ngo ahagaze yiteguye kumwakira wanasifiwe igikuru nuko turangiza yaduhamagara igikuru nuko turangiza umuhamagaro yagiye Pawulo abana rwagitanga nziza narizi ibyo kwizera igisigaye n'ikibi kamba ry'ubugingo nandishimwe yaza kurekera aho ngaho tuba twarashize ariko yabamusize jyenyine muhamwe n'abandi bose bazapfa amina igice cya munani abagabo bitwa ba Filipo bari basigaye tujuru muri babadiyakoni aravuga ati kuva muri by'Imana ni byiza ariko imitima yacu kiragurumana abisamariya nabo bakeneye kumenya ibyabaye haleluya haleluya yewe abikiyambu barakeneye abakiyambu barakeneye abamacyakose barakeneye izo ndirimbo zawe mama we abo hirya nabo barazikeneye abo hirya barazikeneye ubwo bubishopu bwawe abo hirya barabukeneye bisiva kwake Mungu we abasaza barangije ibyabo bamutanga basinziriye nitwebwe dusigaye taka tuzana kuzura kaburisha ugavuga ubutumwa haleluya amina haleluya haleluya naganiriye nabo bose kazabikara n'umukonseye umugabo uzi guca imanza z'itorero mukaganira akakwigisha kwihangana akakubwira uburyo yihanganye ageze uburyo abasinga bose banga kumushingira arabuka ijuru ajya gushingira aza kubwa Kristo tugeze Bwana asifiwe ntabwo tugifite batwigisha amakimbirane y'abagabo n'abagore yo kurwanya mu kanisa ntabwo tugifite batwigisha kuko uguhamagara Imana itari guhamagaye obligatoire maze guhamagara umugore wawe turabafite hano wanyu hano avuga ati murahamagaye naje umugore wawe twebwe turasengera ntabwo umurimo w'Imana ari hereditaire icyakenda kabona n'abagabo umugabo wari igihangange mu gukora ibibi Imana iramubwira ngo uyu mwete ufite wawuhindura hagatoya gusa wagira akamaro ariko yitwe aho twari twerekeye tutarakizwa n'ubu niho tukitereke twari twerekeye mu gusinzira n'ubu turacyariho no gutunga urutoki tujyeho mwene runaka Sawuli we wabaye igihangange sifa kwake Mungu igihangange mu kwica no gutoteza n'itorero abandi bo mu nzira y'Imana Imana irareba unyumve neza Imana yabonye ko nta wundi muntu ushobora guhindura ubuzima bwa Pawulo mwivuga butumwa keretse yonyine ubwayo ntabwo tuzahindurisha yonyine kwiza tubategeye dufite umugisha wo kubwirizwa na Kristo amina arahindukira wabari guhindukira avuga ngo njyewe bari umutukanyi kera ngo uyu munsi we nabaye igikoresho cy'Imana ngo kandi akoresha icyo ashaka uwo mugabo ni umwe gusa wavuze ngo nageze mu ijuru rya gatatu ngo muri ibyo abandi batarabona ngo n'ibyo abandi batarabona haleluya igice cya 10 arabandanya aja kwa Korneliyo aramubwira ubutumwa burahaze igice cya 11 arazamuka ya Antiyokiya ubutumwa bwiza burakwira mu banyamahanga mu gice cya 12 Imana igira ishyari ry'umurimo wayo niwo munsi ifata ba Herode ibakubita inkokora n'inkozi n'inkokora bagwinyo ubwo nyine ariko bapiriki babwira yuko batahaye Imana yarahagurutse umunsi umwe bingira birarine we n'abandi bose ahagurutse umunsi w'Imana umunsi umwe Herode ngo ayisaba ku ntebe y'icyubahiro abantu bararirimba indirimbo zituruka ahangaha izindi zituruka ahangaha abandi barapfukama baravuga bati nta wundi uyu muntu ijwi ryiwe ni nk'iry'Imana Herode araho kugira ngo cyahero bagira toka wakura mwana umwe gusa arahaguruka aravuga ngo ni ukuri ibyo muvuze bityo nanjye ni mukumva sa n'uwabaye nk'Imana
ni kuzamura ugahanura uzungama kwa sababu yake, ni kuzamura ukaririmba wewe nafanya hii kwa sababu yake, ni kwa neema yake. Haleluya. Asaha ya nuru Isaya 13 Mani hamagara Barnaba na Paulo rabaye ngo mbahamagariye ku murimo wanje nimugende mujye kuvuga ubutumwa. Isaya 12 bavuga ubutumwa muri Aziya, baramanuka baja Pamfilia, baja Pafo, baja Baramkago ya Antiokia, baja Ikonio, baja Listra na Derbe, baramanuka mu rugendo bararangiza. Muri rwa rugendo bari barimo idini rirakomeza, idini ngo ribe ryinshi. Bahamagaza inama kuri Yerusalemu, abantu b'idini bahuriye hamwe bashyitse Yerusalemu. Mwuka wera n'ababwira ngo nimutegeke abantu mureke kubahereza ibikomeye, mubabwire ngo bizere umwami Yesu gusa naho ibindi byose nibura. Amina. Umwuka wera niho mu gice cya 16 urazamuka ugera muri Europe, usanga Paulo na Sila uwo munsi babafunga muri gereza. Yonda kubona umwanya we kuvuga ibintu byahabaye aho ngaho, barinjira muri gereza. Bamaze kugera muri gereza kuko bavuze ubutumwa bwiza, barabafunga ngo babashyira amaguru yabo mu mbago hasi, ngo barabafunga cyane. Bibiliya irambwira ngo bamaze kubagera ngo umwuka wera aramanuka araza akingura inzugi. Ariko icyantangaje munyumve neza ko bari bafunzwe, hari urugi rukinguye. Umuntu wese ufunzwe azagira ate? Azayihutira n'ishati badasohoka, ishati badasohoka kandi bari bushya kandi bari babonye kandi. Bishop uzi impamvu yagiye badasohoka? Hari inzugi zazikinguka akagira ngo n'Imana zikinguye n'ahatari Imana yari ikeneye ko aburizi bagereza agira ate? Akizwa. Iyo baza kugenda kandi umuryango ukinguye ntaba yarakijijwe. Siva kwake Mungu we. Hari ibigaragara ukagira ngo n'Imana yabikoze kandi atariyo. Ari ukugira ngo Satani agutege mu mutego unanirwa kugera mu masezerano yawe. Ibi byose ubona ntibivuye ku Mana. Umwuka wose ntibuvuye ku Mana. Ubuyobozi bwose ntibuvuye ku Mana. Za teoloji zose n'ubumenyi ntibuvuye ku Mana. Haleluya. Ngire Imana. Kabongi. Haleluya. Icyama kunyabira kandi reka simbi bendo. Umwuka aramubwira ngo nubwo wavuze ubutumwa hano ngo ndi Roma baracyakuriza. Aragenda ku rugendo rw'amezi 8 mu nyanja ya Adria, aho bagendaga bahura n'ibikuta, bagendaga bahura n'umuyaga. Bukeye bwaho bagera i Roma. Bamaze kugera i Roma ahaba imyaka 2. Ariko icyantangaje umugabo yaraboshe amaboko, ariko uko aboshe amaboko buri gitondo cyose akamuhereza abasirikari bari bagahatira, bakamuhatira hano bamurinze, akagenda avuga ubutumwa bwiza. Ariko yaje kugaruka akavuga ati nawe mugomba kwakira Yesu ngwano umukiza wawe, wowe nawe ugomba gukizwa. Baza gutaha bagataha Roma bakijije. Ejo bakabapangira abandi babiri nabo bagakizwa, bakabapangira abandi babiri kubana n'Abanyakenya. Rero njya yakijijwe zababwiriza cyane. Bibiliya irambwira ngo mu myaka 2 abasirikare barindaga Kaisari bari 9,000. Paulo yagiye kuva mu myaka 2 bamaze gukizwa 4,500. Mubana n'itorero ryawe ripakanye n'umunyakenya w'umusinzi uzuza agasakuza ndetse agasakuza no ku rusengero rwanyu. Mwakoze Bibiliya iravuga avayo itorero rirakomeza riraguka. Iyo ni itorero riraguka, iyo ni iryo bukeyo bwaho Yesu Kristo amaze gupfa akazamuka. Iyo ni imyaka 30 biragenda bigera mu myaka 100. Ndihuse none ngiye kurangiza mu myaka 100 abandi intumwa zose bamaze gupfa, hasigara abasigiwe intumwa, abasigiwe ubutumwa n'intumwa. Abo ngabo nibo barahaguruka bavuga ubutumwa kandi bwari bukiri mu mwimerere kugeza igihe cy'umugabo witwa Constante. Igihe cya Constante kigeze, itorero ryari rigifite umurongo mwiza. Constante kuko yabwirijwe n'Imana gutsinda urugamba, agaruka ariwe wabaye bishopu, abari gutegeka urusengero. Ategeka yuko bazana ibigirwamana aribo basenga, ategeka ko basenga za Mariya, ategeka ko bagira za indulgence. Nuko isi yirimuka hanze iraza yibirika mu rusengero.
mwabyumvise uhereye icyo gihe kuko umwami ariwo wakijijwe abantu bose bareka gute bisuka mu rusengero kuko ari umwami wagize uti ejo rero babwiye ngo iri torero rino ugiye kureba amajorite ese hari abandi murabashaka mwabaye ko nari nzi kuri abo mwabaye ku mubiri ku binogo kaderebe gusa yahana abagabo bahari kandi ni ukuzibeshya kuko yaba ari ikibazo byatangiye icyo gihe n'isumu yatangiye igihe cya Constantine abadakijijwe bashaka icyubahiro kwa Constantine abatarakijwe bakaza itorero rigira majorite itorero rigira meganisme itorero rigira abantu benshi ariko badakijijwe hanyumvise ko niko itorero buri muntu wese yazaga akazana ingeso ze undi wese akazana ingeso ze itorero we munsi ritangira uburwayi nababwiye ngo yararwaye bukeye rirapfa alo uhereye uwo munsi abantu itorero ritangira uburwayi birazamuka ngo bigiye kugera ku itorero rya Tuwatira Bibiliya iravuga ngo iby'isi noneho ku mugaragaro biraza byinjira mu itorero rirandura burundu ritakaza ishusho mu myaka 10 yakurikiyeho Imana ihagurutsa abagaragu bayo ihagurutsa umugabo witwa Margarite wabara aravuga ati ibi ntabwo ari byo itorero ry'Imana ririgurwa kuko icyo gihe umuntu bw'Imana bwanagurwaga watangaga amaturo benshi ukabandikira ijuru ukakaguheza n'ibipapuro ndetse cyanditsweho kuguza ijuru abantu bakagura ijuru abantu bari mu gutekerezaho kugura ijuru bari gurisha indirimbo abantu bari mu gutekereza ko bagura ijuru kubera muzike kubera renome kubera kumenyekana ariko Bibiliya yambwira ngo uhereye uwo munsi amina ntibagura ijuru Paulo Margarite arahaguruka aravuga ngo ijuru rigurwa n'ubuntu bw'Imana gusa aravuga ngo si kubw'imirimo myiza twakoze ahubwo ni ukwizera Yesu Kristo Margarite yabikoze gutyo azana impinduka mu itorero kandi abizi neza ko aje kubizira yarabivuze arahaguruka amaze guhaguruka baramwica bamwica akiri wenyine ariko kugeza uyu munsi twicaye ahangaha iyo havuye Imana y'abaprotestani twese niba twavuye ushobora guhaguruka ukavuga kimwe gusa igakiza imiryango yose ubu mukiranutse ku mugoroba nashake bakwice muri iryo joro ukiranuka ku mukiranutse kuzamukiza ukize nyama amina icyo gihe muri 1920 muri Asuza muri Amerika uko habaye itorero rya Philadelphia bambe ivuga butumwa nyuma haza kuza itorero rya Laodikia ridashushe kandi ridakonje ari ryo turimo halo itorero tukamenya umuntu niba ari umugabo tukamenya niba ari umugore tukamenya niba ari bishop tukamenya niba ari archbishop wese twabaye ikivanga aho abagore bashaka kuba abagabo n'aho abagabo bashaka kuba abagore aho abantu bamaze kurambirwa no gushakana Imana gushaka no kwimana yategetse bagashaka abagabo bagashaka abandi abagore bagashaka abandi tugeze mu gihe cy'imvange muranyumva tugeze mu gihe cy'imvange aho abantu banga iby'Imana yaremye uyu munsi wa none kwirukana umugore ugashaka uwundi nibyo bigezweho ngubu utabikoze bavuga ko yasigaye inyuma turi mu gihe cy'imvange Bibiliya yambwiye ngo bigeze ahangaha itorero rirapfa gupfa ku itorero rero hari ibibazo bitatu nibaza ese byarapfuye burundu ese byarahanzwe ese okaziyo haracyariho umwanya wo kubizura Bibiliya bamanyamara cyangwa bake sifa kwake mu nubwo twavuze bityo yewe bakera baracyahari ntabwo bose baroze ntabwo bose babaye imbwa ntabwo bose babaye abiteka uwiteka zabere sifa kwake bitwe umuhengeri uwiteka zabe mu bitutsi uwiteka zabe mu buhenebere uwiteka azabe amina kananize nyuma yo gukora ankete basanze itorero ryarishwe n'indwara zine cyangwa zitatu reka mubwiye zitatu ndagize indwara ya mbere yishe itorero ni ubusobanuro bw'ibyanditswe byera ibyanditswe byera buri muntu wese araguhaguruka icyanditswe cyera akagisobanura uko ashaka kugira ngo agira ate
agere ku byo ashaka. Niyo mpamvu inyigisho zabaye byinshi ngo n'urupfu rw'itorero rwandishe. Harimo uko inyigisho z'ibinyoma, harimo inyigisho z'inzaduka, harimo abahamya b'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ukana baruka atwiganira ngo ubu ngubu kashe yabaye kashe, abantu bose barayishaka. Yego umusore yararebye abona ubuzima buramushanze i Kigali. Ubu ubuzima ngo ndazi icyo ushaka rwose nijo cyambere navuze ngo ni interpretation des écritures, ni ugusobanura ibyanditswe kera. Umusore yarahaguruka hari i Kigali abona ubuzima bwamushanze, ariko ngo yiyizeho kuko abona umuntu Uwiteka avuze ngo azi kurangiza ibiheko, azanirwa kurangiza ibyiwe ariko akarangiza iby'abandi nawe. Abandi gushamburira nyako ni Imana gushambura umutima wawe mbere y'uko ushambura abandi. Nagize chance bazabambu abaye mutanga ngongera ndabaza byo kusinza ngo kamwe ndamwegeza mbase namuze. Umusore mbabona ko byamushanze aja kumagaza, aragenda kuri inzoka artificiel wamare kuyigura yindi bakanda itagirike, araza kamare gushya kwa mujenerali atabanga byo bafite kashe zitubutse. Hari abatarikisha kwa bahisha n'abandi bari bakara ku icyayi cy'igifungu, batereka tujye kwa kavoma n'ufite abana hanze atatanga icyayi cya kindi cya kirebe cyayizi. Bamare gushika kwa bihumira ati Imana irambwiye ngo hano ngo hari urwaye byinshi ngo kandi babateza izoka. Kigabo konyine gifite ibipete ku maboko kitazi n'ibyo gusenga icyo ari cyo kirahumirisha. Bagahumiriza bamuhungu akaza yanzoka yanyigirije ikirya bamuga batari we ayiguyeho nyiracyo ati twitwike tore tuboneza kwitwika yo kumara nabo ntakitere n'ikindi ayituze n'umufuka akaba akamenya yuko hari undi wabo nawe ufite ibyo bindi bibazo. Ati yahamagaye babatiye hano hari umunyamurenge watumaze kabisa kari abavugana n'Imana byisabye cyatumye mutakibona cyatuma tutakibona aho tunyura, cyatumye amazina yacu yandikwa nuko hari ab'imitima abayitaba Imana karibo. Niba abandi Bibiliya ivuga ngo ndababwiye ngira yuko ari abanzi b'umusaraba. Amina. Agenda agera kuri ba wundi bamubwiye ko agira ngo ni igipfu nka ba wundi wa mbere. Babe kuyikana inzoka mugira icyo aramwitegereza abona uko ayizana, abona uko akanze, arayisigira ngo ayirebe abona igipofu. Arabati wamuginga urazana igipofu ukambesha ko yawe umuginga kawe. Ushatse ngo bazadufate ku majosi babone ko dukoramo imfurane gito tuzana icyo muri icyo mukeneye bagukosora imbere y'abana ntaje gusiga mu maboko. Niba ari umutungo wahisemo uzi ubwirika pati kuzamuza y'Imana. Ariko Uwiteka aracyariho. Uburwayi bwa kabiri ndarangije. Uburwayi bwa kabiri ni administration. Ni umuyobozi. Buri muntu wese arimo kwifuza kujya. Mugabo we yarambwiye ngo njyewe sinzagumana hariya n'abana tungana ngo batungana bose basigaye babaha amazi. Naramubwiye gushaka upasiteri kubera icupa rya veni. N'abagabo bihayifite kubera veni. Tubonye ubuntu bwawe. Byatumye n'abandi bashaka imbaraga ejo bundi ni ukuri kw'Imana ejo bundi umugabo umwe baramufashe abahungu bacu bamwe barimo bamwe babyatwara abandi bakiyobowe n'uwaduhamagaye bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana bamubone n'umupasiteri ngo agire ishyaka byatiriye mutinga karaja kwipanga n'abandi aba baguye atizana aho kamuyengeshe we undi ngo agira ngo arabati ndako atikazana wagakuye ati ni Tanzania bakangabiye naturabeshye nakiki ati n'ukuri kubana mu mbabarire nagiye kwa runaka nawe wakambaye arambwira muri intangiriro kanisa nkabashyira ahantu hariya abakristo bazaza b'Imana